Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 230 turakira kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru, Data wera. Dushyize hejuru kujya neza kwawe, dushyize hejuru izina ryawe, tukurambuye ibiganza Mwami Imana, kubera kujya neza kwawe n'ubuntu bwawe ubihimbarizwe. Mu izina rya Yesu turagushimye Mwami Imana, waturinze, wabanye natwe, tugeze amasaha tukiri bazima, uhimbazwe. Turakwinginze Mwami Imana muri aka kanya, kugira ngo twezo gukiranirwa kose uko twagendemo, amagambo twavuze, ibitekerezo twagize, ibyo twakoze udatunganye tubabarire. Mu izina rya Yesu tugiye kumva ijambo ryawe, turasengera amatwi yacu, turasengera amaso yacu, turasengera imitima yacu. Mwami Imana, turasengera ubwenge bwacu kugira ngo tukumve kandi twumvire ijambo ryawe ndetse duhindurwe naryo. Mu izina rya Yesu Kristo niko tukwinginga kandi niko tuguhendahenda. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Turakwinginga ngo ubushake bwawe bwo butubaho. Turakwinginga ngo ibyo ushaka bari byo bitubaho. Turakwinginga ngo Mwami Imana ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rihimbazwa. Tuvuga ngo ubwami bwawe ari bwo butuzaho kandi butugumeho ndetse butugereho. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kumvise gusenga kwacu, Data wera. Amen. Turasoma muri Luka 12:11 aravuga ngo, kandi abajyana mu masinagogi no mu batware no mu bakomeye ntimuzahagarike umutima w'icyo muzireguza cyangwa n'ibyo muzavuga. Muri Luka 12:11 tugiye kwiga ku ntego yitwa ngo ururimi rushya. Imana igira ukuntu ikoresha ibintu bibi bitubaho mu kwihesha icyubahiro. Fata urugero ku kurenganywa. Imana ibasha kuzanisha akarengane kawe abantu benshi kuri yo. Iyi niyo mpamvu Umwuka w'Imana avugira mu kanwa kawe mu mibabaro yawe, igihe waba uhagaze imbere y'umucamanza ugiye gucira urubanza. Erega Imana izi neza ko hariho abantu batazigira baza mu rusengero kumva ijambo ry'Imana. Ubwo rero iyo banze kuza mu rusengero, Imana ibazanira urusengero iciye muri wowe. Rimwe na rimwe imibabaro yawe ntabwo iba ibereyeho kukubabaza, ahubwo hariho igihe Imana yemera kukubaho kugira ngo ikoreshe ururimi rwawe mu kuganiriza ba bandi bari baranze kuza mu rusengero. Muri icyo gihe ntabwo Imana igutegerejeho kuba ari wowe ubabwiriza, ahubwo ibyo yabihariye Umwuka wera kugira ngo ubugingo bwa bamwe burokorwe n'imibabaro yawe. Umubabaro wawe rero si ikibazo, ibibazo ucamo nabyo si ikibazo. Ahari uyu munsi Imana yakwemereye ko ubicamo kugira ngo ikuvugiremo, ivugana n'abandi bantu banze kugera mu rusengero kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza. Ntabwo ukeneye kumenya byinshi, ukeneye gusa kuba wuzuye Umwuka wera. Hari ibibazo ufite bizatuma uhura n'abantu utari kuzigera uhura nabo. Imana ikagucisha mu kigeragezo ngo uhure nabo, ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza. Ubwo rero wuzure Umwuka wera, wuzure imbaraga z'Imana, wuzure amavuta y'Imana, kugira ngo igihe Imana izaba yabaguteguriye kugira ngo abantu babwirize ubutumwa bwiza, kuko hari igihe batazagera mu rusengero. Ushobora kuzahura nabo mu rubanza, ushobora kuzahura nabo mu isoko, ushobora kuzahura nabo mu baturanyi, ariko bari baranze kuza mu rusengero. Ikibazo bageze kigatuma bakuza imbere. Abo rero igihe bazaba bakuje imbere, ukeneye kuba wuzuye Umwuka wera kugira ngo Umwuka wera azagucemo, avugane nabo, ahindura ubuzima bwabo. Imana ikugiye neza cyane. Hari impamvu nyinshi zabazana. Ahari baza baje mu kiriyo wawe, ahari baba baje mu rubanza kurwumva urubanza rwawe, ahari baba baje kugushungera, ahari baba baje kugukwena, hari impamvu nyinshi zatuma baza kukureba. Ariko iyo mpamvu uko bimeze kose, ndasenga cyane ngo Imana ikuze Umwuka wera kugira ngo icyabazana icyo ari cyo cyose, ubwo banze kuza kumva ubutumwa bwiza, icyo gihe Umwuka wera azakuzure, maze avugane nabo, maze akize ubugingo bwa benshi. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge.
Mana turasenga cyane kandi turaguhimbaje, tumenye ko hari ibibazo ndetse n'ibintu bibi duhura nabyo kugira ngo Mwami Imana abantu bamenye izina ryawe. Turasenga cyane ngo twuzure Mwuka wawe wera, turasenga cyane ngo twuzure imbaraga zawe nyinshi, turasenga cyane ngo twuzure ubumana mu izina rya Yesu, kugira ngo Data wera Mana igira neza, kugira ngo nitugira mu bibazo cyangwa tukagera imbere y'abantu bategereze kumva ubuhamya bwacu, baba ari abiza cyangwa batizera, kugira ngo Mwuka wera afate mikrofone maze arangurure abo bantu, maze abahindurire ubuzima, maze abakuzanire Data wera. Dukeneye Mwuka wera, dukeneye imbaraga zawe, dukeneye gutunganira. Nuko rero biduhesheje Imana gucyanuka kwawe kwinshi n'imbabazi bya byinshi bitarondoreka. Mu izina rya Yesu Kristo tutsengeze Imana tukwinginga, ngureke ubwami bwawe buze, ngureke ibyo ushaka bituweho, kandi Data wera ngureke izina ryawe rihimbazwe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera koze Data wera, amen. Isezerano ry'uyu munsi tuyasanga muri Luka 21:14-15. Nuko mwamaze imitima yanyu ko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaho ururimi n'ubwenge ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ibyo biri muri Luka 21:14-15. Uwiteka naguha umugisha, Uwiteka nakugire neza, Uwiteka abane nawe kubera yuko wumvise ijambo ry'Imana. Ndakwingingira ku Mana ngo Mwuka w'Imana akuzure, ndakwingingira ku Mana kugira ngo guca bugufi n'urukundo biturutse ku Mana bikuzure, kandi ikiruta byose ndakwingingira cyane ngo bitarushaho kuza gucyanukwa no gutungana mu migendere yawe. Mu izina rya Yesu, Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka abane nawe mu byo ukora byose, mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.